Abantu benshi usanga bavuga uburyo ubuzima ari bugufi ndetse n'uburyo igihe cyo kubaho kuri iyi si ari gito cyane. Benshi bavuga ko ubuzima ari nko guhumbya cyangwa kugira inzozi ngufi urota ugakanguka burangiye utazi igihe bwarangiriye. Rimwe na rimwe ugeze aho bwari buryoshye. Uyu munsi tugiye kwigira hamwe amasomo avuga ku gihe ari mu gitabo cy'umuhanga witwa SENECA, umuhanga w'umuromani. Ni igitabo cyiza cyane cyitwa On the Shortness of Life cyangwa ku bugufi bw'ubuzima ngenekereje mu Kinyarwanda. Uyu mufilozofe witwaga Lucius Annaeus Seneca cyangwa SENECA yavukiye muri Espagne ariko aza gukurira i Roma. Aha i Roma ni naho yize ndetse aza no kuba senateri ku ngoma y'umwami Nero. Mbere yuko aba senateri akaba yarabanje kuba umwarimu w'uyu Nero. Iki gitabo gifite ubuhanga bwinshi cyane, ugisomye wese ahindura uburyo yafatagamo ubuzima ndetse agahindura n'imyumvire benshi twakuze twumva cyangwa twabwiwe ku buzima ndetse n'igihe cyo kubaho. Urakaza neza kuri Soma Top Books. Aha tugufasha gutera imbere buhoro buhoro kandi gahoro gahoro. Tugusangiza ubumenyi buba buri mu bitabo biri top bwagufasha guhinduka no guhindura ubuzima bwawe. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ubasha kubona video zacu uko tuzipostinze. Erega ni no kudufasha. Urakoze cyane, uhabwe umugisha. Ese ujye wibaza uburyo ubuzima ari bugufi? Umuntu aravuka agakura mu kanya nk'ako guhumbya akaba arashaje. Umwana avuka umureba mu gihe kidatinze uwari uruhinja mugatangira kujya inama. Uwo wabonaga ari umusore w'inkorokoro ejo ukamubona afite akabando atakibasha kwigenza. Imyaka dufite yo kubaho kuri benshi bigaragara ko idahagije, yewe ko ari mike cyane. SENECA wese ko abibona. Muri iki gitabo avuga ko ikibazo atari uko igihe dufite cyo kubaho ari kigufi, ahubwo igihe kinini cyacu tugitakaza mu bidafite umumaro. Akomeza avuga ko igihe abantu twahawe cyo kubaho ari kirekire kandi ko gihagije mu gihe tugikoresheje neza mu bifite umumaro, tukirinda kugitakaza no kugitakaguza uko twiboneye. Ndagira ngo utekereze ku buryo ukoresha igihe cyawe buri munsi. Urebe igihe umara kuri social media, urebe igihe umara kuri YouTube ureba video utateguye kureba, usoma cyangwa wumva inkuru utateganyije gusoma. Urebe igihe umara uri kumwe nabo mutakagombye kuba muri kumwe. Urebe igihe umara utekereza ibidafite umumaro. Urebe igihe umara uri kuri televiziyo cyangwa film. Aha nirinze kuvuga igihe umara uryamye, urya cyangwa se ureba imyambaro uri bwambare. Urasanga igihe kinini cy'ubuzima bwawe cya buri munsi ukimarira mu bintu bidafite inyungu cyangwa bidafite icyo bikugezaho. Reka dufate urugero rw'igihe tumara ku mbuga nkoranyambaga cyangwa social media. Ubushakashatsi bwakozwe mu 2020 bwagaragaje ko muri rusange umuntu akoresha amasaha 2 n'iminota 25 kuri social media buri munsi. Ufashe nibura umuntu uzabaho imyaka 72 agatangira gukoresha social media afite imyaka 10, ubona ko uwo muntu yamara imyaka 6 n'amezi 9 y'ubuzima bwe ku mbuga nkoranyambaga. Iki gihe ni kinini cyane, kingana no kwiga amashuri ya primaire yose uhora mu ishuri ku manywa na nijoro amasaha 28 kuri 28. Nkwibutse ko iki gihe ari cyo wamaze ku mbuga nkoranyambaga gusa. Noneho shyiraho ibindi nk'igihe umara wiga ibidakenewe, ujyaho utakagombye kujya n'ibindi. SENECA avuga ko abantu babanyabugugu ku bintu batunze nk'amafaranga, ubutunzi n'ibindi, ariko byagera ku gihe bakagipfusha ubusa, bakagitagaguza nk'aho bafite isezerano ryo kuzabaho ubuzima bw'iteka. Biratangaje iyo usanga umuntu avuga ngo ibi cyangwa biriya nzabikora ningera imyaka 50 cyangwa imyaka 60. Ese ni iki kikubwira ko uzayigeza? Ni iki kikubwira ko uzaba ufite imbaraga zo kugikora se? Ubuzima ni burebure uramutse uzi kubukoresha. SENECA avuga ko ari ubucucu gufata ibyo twakagombye gukora mu gihe turimo tukabishyira mu gihe kizaza nkaho turi abagenga b'igihe. SENECA avuga ikintu gikomeye muri iki gitabo, avuga ko kubaho igihe kinini ugomba kubitandukanya no kurama. Umuntu wabayeho igihe kinini si umwe ufite imvi nyinshi ku mutwe, ahubwo nuba warabashije gukoresha igihe cye neza agakora icyo agomba gukora mu mudendezo usesuye. Aha nabaha nk'urugero, tuzi abantu bapfa bafite imyaka mike ariko izina n'ibigwi byabo bikaba bidashobora gusibangana kuri iyi si. Ibyo nibyo SENECA yita kubaho. Kubaho by'ukuri si umubare w'imyaka, ahubwo ni ibyo ukoze mu gihe ubayeho. Ndagira ngo utaza kwishuka ukibwira ko
kuba igihe cyose uba ufite icyo uri gukora cyangwa uri busy, ubwo uba wakoresheje neza igihe cyawe cyangwa wabayeho by'ukuri. SENECA avuga ko abantu benshi tumara igihe kinini cy'ubuzima bwacu dukora ubutaruhuka amanywa n'ijoro, aho duhuguke tugasanga ibyo twakoraga nta mumaro cyangwa si ibyo twakagombye kuba dukora, turi mu mwanya utari uwacu cyangwa twarakoreraga abandi, turi abacakara batazi ibyo barimo. Ibyo nabyo siko kubaho by'ukuri. SENECA avuga ko ubuzima burimo ibice bitatu: ahashize, ubu ndetse n'ahazaza. Ahashize turahazi neza, ubu ni bugufi, ahazaza ntituhazi neza. SENECA avuga ko tugomba kuba mu gihe turimo kuko ari cyo dufite kandi twizeye. Akomeza avuga ko ubuzima ari bugufi ku bantu bibagirwa hahise habo, bakirengagiza igihe barimo, bagatinya hazaza. Mu gitabo avuga ko niba ukora cyane ushaka ibintu uzakoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ntibigucike umaze kubibona, byanga bikunda ubuzima ntibuzaba bugufi kuri wowe, ahubwo buzanakubihira. Uyu munsi aya niyo masomo avuga ku gihe ndetse n'ubuzima tubonye ari mu gitabo ku bugufi bw'ubuzima cy'umufilozofe SENECA. Nizere ko wigiyemo byinshi byahindura ubuzima bwawe. Kora subscribe, like na share, kandi ntiwibagirwe kuduha ibitekerezo ndetse n'inyunganizi muri commentaire. Niba ufite igitabo wifuza ko twazasangiza abakunzi ba Soma Top Books, kitubwire muri commentaire. Turabakunda, muhabwe umugisha.